Shalom, shalom, shalom. Muraho, amakuru y'iminsi myinshi. Reka mbabwize ukuri. Niba hari ikintu kizanezeza nyuma ya corona, nyuma y'uko abantu bose babaye vaccine, niba hari ikintu nkumbuye, byazaba mu 2022, na gatatu, 2024, ikintu nkumbuye kurusha ibindi ni ukuguhobera. Ni ukuguhobera. Mu by'ukuri numva ntakumbuye kubwiriza, numva ntakumbuye amanama y'amadepartema, numva ntakumbuye ibindi byose. Ndumva nkumbuye kuguhobera, ndumva nkumbuye kukubaza amakuru uko umeze, tugahoberana, tukaganira duhanganye umugani wa Pawulo. Ndizera yuko nawe ari uko nguko, kuko imitima yacu twese hamwe yagukiye gukundana nk'uko Imana ishaka. Muzi impamvu nuko tuzasangira ijuru, tuzabana iteka ryose. Niyo mpamvu binezeza. Rero bavandi, ndumva mbakumbuye cyane, ariko mu gihe tutarabonana mbahaye intashyo binyuze kuri kwiyakure kuri internet. Reka mbabwire ngo umwami Imana arushirizeho kubana namwe. Imana iguha umugisha kubona wahisemo aya materaniro muri iki gihe. Tugiye gusenga Imana, tugiye kumva indirimbo zo kuramya, tugiye kumva indirimbo zo guhimbaza Imana, tugiye kumva indirimbo zo gushima Imana, tugira icyo tuvuga imbere y'ishobora byose, tugira icyo dusengera imbere y'ishobora byose. Hanyuma niturangiza turaza n'ubundi kumva ijambo ry'Imana. Mwibuke n'ubutura uze kwibuka gutanga n'ituro ry'inyubako, wibuke gutanga ku bw'inyubako kugira ngo twubake ya nyubako aho tuzita iwacu mbere y'uko Kristo aza gutwara itorero tukajya kuba muri Yerusalemu nshya. Ndagira ngo ngusabe utange ituro ryawe kugira ngo twubake inzu y'Imana. Imana izabiguhera umugisha. Reka twumve Azafu ituyobora, hanyuma turaza kuganira dusengera, tuganira ijambo ry'Imana. Reka nsenge uyu mwanya ngusengero bwawe kugira ngo umwuka, ubugingo n'umubiri bitegurwe kwakira ikintu kiri buve ku Mana uyu munsi, biciye mu ndirimbo zo kuramya, biciye mu ijambo ryayo. Data, mu izina rya Yesu, tunganya ubuzima bw'uyu muvandimwe, tegurira ubuzima bw'uyu muvandimwe kuba ubuzima bwakira icyo wavuze ndetse ushaka. Mwami, ndasenga ngo ubugingo buri muri Kristo Yesu buze kumuhishukirwa kugira ngo ye gukomeza kubaho ubuzima bubabaje, kandi waraje kugira ngo tubone ubugingo ndetse bwinshi. Umuhe umugisha n'abe bose ubu ngubu aje kukuramya, akoresheje amaturo, akoresheje ibyacumi, akoresheje mwama amaboko ye n'ijwi rye akuramya mu ndirimbo. Icyubahiro kikugarukire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi uhoraho duhabwa buri munsi. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi buhoraho duhabwa buri munsi. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi uhoraho tubona buri munsi, duhabwa buri munsi. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi
aturindisha imbabazi agira nidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha imbabazi agira haba mu byago ndetse no mu makuba haleluya aturindisha imbabazi agira haba mu byago aturindisha imbabazi agira iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda turindwa n'imbabazi zayo iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda turindwa n'imbabazi zayo haleluya turindwa n'imbabazi zayo nidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba uwo Yesu aturindisha imbabazi agira haba mu byago ndetse no mu makuba haleluya aturindisha imbabazi agira haba mu burwayi haba mu byago ndetse no mu makuba haleluya aturindisha imbabazi agira kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwayo kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwayo kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwayo kuba turiho n'ubuntu bwayo turiho n'urukundo rwayo kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwayo haleluya turagushimiye mwami ko turiho kubw'ubuntu bwawe turagushimiye mwami ko turiho kubw'ubuntu bwawe iyo turyamye tugenda mu muhanda turindwa n'imbabazi zawe Yesu haleluya guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba 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 humura we ntacyo uzabayo guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ibyo unyuramo Imana irabizi guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ibihe byangezeho bintera kwiheba nkareba imbere yanjye nkabona umwijima niko kugira ubwoba ngataka cyane mwami ko wambwiye ko utazansiga njyenyine mbese uri hehe Yesu uri hehe mbese uri hehe Yesu uri hehe ngeraho nshobewe nshitse intege niko kumva ijwi ryawe rimbwira riti uru rugendo rwawe ninjye warutangije ni nanjye uzarusohoza haleluya guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzabayo guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba
humura we ntacyo uzabayo nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba humura we ntacyo uzabayo nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba humura we ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye 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 ntacyo uzabayo nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse ku mugongo nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse ku mugongo nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse ku mugongo nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba humura we ntacyo uzabayo nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba urarinzwe nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba imvi zawe zizarinda ziba uruyenzi nyiguhetse nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba erega ni wowe n'urubyaro rwawe ndabahetse nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba uhumure ukomere ushikame nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzabayo nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzabayo nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba humura we urarinzwe nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba haleluya niba udukurikiranye ndagusabye use nk'uhaguruka aho uri ubyinire Yesu kuko araguhetse ijambo ry'Imana riravuga ngo araduhetse imvi zacu zizarinda ziba uruyenzi ntacyo tuzaba twanyura mu bikombe twanyura mu misozi mu bibaya umwami wacu araduhetse turakomeye haleluya nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzabayo nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba humura we ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse ku mugongo nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzabayo nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzabayo nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba humura nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba humura we ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzabayo urarinzwe ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ibiteye ubwoba ntacyo bizagutwara nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba igiteye ubwoba ntacyo bizagutwara nguhetse ku mugongo wanjye
ntacyo uzaba uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba urarinzwe urarinzwe uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba. turabakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbese muri aho, mbese mumeze neza, umwami abamereye neza. Ndizera yuko aho muri muguwe neza. Turacyakomeje tuganira amagambo meza y'Imana mu Baroma igice cya 12, aho umutima wacu ukwiriye kuramisha Imana yacu imibiri yacu. Mu Baroma igice cya 12 umurongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo nuko bene data ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo mutambe imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Iminsi twabanje twaganiriye igitambo kizima, igitambo cyera. Uyu munsi turaganira ku gitambo gishimwa, igitambo gishimwa. Now ngiye kubabaza, hanyuma ngo usabe ninkubaza ikibazo use nk'ujya muri uwo mwanya, cyangwa ngiye kuguha umukoro muri iki gihe cyo kuganira ijambo ry'Imana. Use nk'utekereza, wimagine Imana iramutse ije mu gitondo, kare kare mu gitondo ikinjira iwawe ikagukomangira, ukaza ukayikingurira ikakubwira ngo inshuti yanjye, ngiye kuguhindurira ubuzima uhereye none ubuzima bwawe ngiye kubuhindura burundu. Ngiye kuguha ubundi buzima bwawe nk'ubwo mbamo, ubuzima nishimira jyewe mbamo iyo ndi mu ijuru, ubuzima mbamo. Ngiye kuguha ubuzima bwo mu rwego rwo hejuru, ubuzima abana b'abantu batigeze kubaho na rimwe. Ngiye kuguha ubuzima jyewe mbamo buri munsi kuva nkiriho. Nari mvuze kuvuka kandi Imana itarigeze kuvuka. Kuva niyizi jyewe nk'Imana, ubuzima mbamo. Ngiye kuguha ubuzima bufite karite imeze nk'iyo mu gihugu cyo mu ijuru, imeze nk'iyanjye n'umwana n'umwuka wera. Ngiye kuguha ubuzima bw'indengakamere, buri surnaturel, aho abantu bazajya batangara bakavuga ngo ubu si ubuzima bw'abana b'abantu, ubu si ubuzima bw'aba. Ibaza Imana ije igakomanga ikakubwira ngo nje kuguhindurira ubuzima. Ubwo abandi babagamo, ngiye kukugira undi muntu wo mu rundi rwego, nka Superman, undi muntu udashobora gutekereza ko yabaho mu isi. Wasubiza iki? Reka mbabwire, ndi wowe nahita mvuza induru nkavuga nti gira vuba Mana, nta kutagize, gira vuba, urakoze. Ubwo nibwo buzima nkeneye. Sinkeneye amafaranga menshi, sinkeneye amazu menshi, nkeneye ubuzima bw'ubumana. Ubwo nibwo nkeneye kuba mu buzima bwanjye. Now reka nkubwize ukuri nuko urwo rwego rw'ubuzima ari rwo rwazanye umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo aducungure. Ntabwo yaje kugira ngo tubone amazu, ntabwo yaje. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe amamodoka menshi, hoya. Ahabwe amazu menshi, hoya. Ahabwe viza yo kujya muri Amerika, hoya. Ahabwe inzu i Nyarutarama, hoya. Ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo nicyo cyazanye umwana w'umuntu, ahabwe ubugingo buhoraho, eternal life, ubugingo bw'iteka, ubugingo butari mu rwego ruciriritse, ubugingo budafite standard iciriritse, ubugingo butaba mu byaha, ubugingo butarwaragurika, ubugingo butajya busaba ngo bubure ikintu icyo ari cyo cyose umuntu ashobora kubamo. Ubwo nibwo bugingo twaronkewe muri Kristo Yesu. Ubwo nibwo buzima tubonera mu mwami wacu Yesu Kristo. Wenda reka mvuge irindi jambo. Muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10, Bibiliya iravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi
keretse kwica, kwiba no kurimbura. Ngo ariko jyeweho ari we Kristo nazanywe kugira ngo intama zibone ubugingo kandi bwinshi. Ubwo nibwo buzima Imana nari ntanzeho urugero ngo iramutse ikomanze ikakubwira ngo mbuguhe, wabwemera? Iramutse ikomanze ngo ikubwire ngo mbuguhe, mbese wabwemera? Ubwo buzima nibwo buzima Imana yaje ikambara kamero k'umwana w'umuntu ndetse umugaragu w'imbata, igapfa ku musaraba kugira ngo tubone ubugingo bwinshi. Ubwo bugingo mu Kigiriki bwitwa zoe, cyangwa reka nkoresha ijambo ubuzima kugira ngo byumve neza. Ubuzima mu Kigiriki bufite impuzanyito zigera muri enye. Iya mbere ni iyitwa psyche, cyangwa ubuzima bw'abantu busanzwe, natural life, ubuzima busanzwe bw'abantu. Psyche ni nawo ubona nk'ijambo psychology. Buriya aba psychologue iyo bashaka kugufasha bahera ku buzima bwawe, ibyo wabayemo, bakakubaza. Nabo ntibaba bazi ibyo wabayemo, ntibajya mu mutima ngo bamenye ibyo wabayemo, ahubwo iyo bibabwiye, iyo ubumbuye akanwa ukagira icyo uvuga, nibyo bagenderaho, nibyo bakoreraho, nibyo bavugiraho. Bamara kubikoraho akaba ari byo bagufashirizamo. Hari irindi jambo rivuga ubuzima ari ryo bios. Bios noneho ni uburyo ibintu byitwara mu buryo bufatika. Ntabwo ari natural human life mu bwonko, mu mitekerereze uko wabayeho kamere, ahubwo ni bio cyangwa manner of life. Abantu bize biology biga uko inka, inkoko igenda. Nibutse inkuru yansekeje, umugabo umwe twiganaga yarakuze kuturusha muri segonderi, aturushijeho gato. Arangije bukeye umunsi umwe turi mu ishuri, akubita ikaramu hasi aravuga ngo ndatashye sinzongera kugaruka. Turamubaza tse kubera iki? Aravuga ngo umuntu w'umugabo yiga ubuzima bw'igikeri, ngo akavuga ngo igikeri ngo igifu cyayo kimera gutya. Noneho ararakara ajugunya hasi ikaramu. Ntabwo yari azi yuko iyo wize anatomy y'igikeri, kuko icyo gihe twaranabibagaga muri biochimie, iyo ukize ubasha no kumenya cyangwa kugira ishusho yuko wenda igifu cy'umuntu kijya kumera ugereranyije n'igikeri, kuko umuntu ntiwamwica ariko igikeri bakagikoreraho ubushobozi. Ubuzima ni bios, nabwo hari ubundi buzima bwitwa bios. Hari ubundi buzima bwitwa anastrophe. Anastrophe ni ubuzima, ni kamere iri confused. Iyi mpuzanyito isobanura kamere muntu iri confused. Dufate nk'urugero, umuntu wagize ikibazo cyo guhungabana, uburwayi bwo mu mutwe, iyo bavuze ngo ubuzima bwe bavuga ngo ni anastrophe. Umuntu wenda wahungabanye umutima kubw'ibibazo byabaye, ubuzima buri confused, buvangavanze, butari busanzwe ari ubuzima busanzwe bw'ubuntu, nibwo buzima bwitwa anastrophe. Hari urundi rwego rw'ubuzima mu Kigiriki, ari naryo jambo ryakoreshejwe muri Yohana 10:10, zibona ubugingo ndetse bwinshi. Ari naryo jambo ryakoreshejwe muri Yohana 3:16, kugira ngo abamwizeye bose babone ubugingo ndetse bwinshi. Ni ijambo zoe. Zoe bivuga ngo the God kind of life. Ni nabwo bwa buzima naguhitishijemo dutangira. Ubuzima Imana ubwayo ibamo. Iyo naringiye kuvuga ngo irabyutse kandi itaryama, iyo yiyumvise, nta na rimwe Imana ijya yicara ngo ivuge ngo iki kintu sinari nkizi, iki kintu sinigeze kugitekerezaho. Bibiliya ivuga ngo iri omniscient, izi byose. Ntabwo yigeze gutekereza ngo ivuge ngo iki kintu kirantunguye. Uzi ko ntunguwe nuko uyu muntu yitwaye.
Bibiliya iravuga ngo longtemps d'avance tu connais mes intentions. Ntaranabitekereza uzi imyicarire yanjye, uzi imihagurukire yanjye, uzi inzira nyuramo, uzi byose mwami. Kubera iki? Nta kiri mu bwonko, nta kiri mu bugingo, nta kiri mu mwuka, nta kiri mu mubiri, nta cyaremwe kijye gitungura umwana w'Imana cyangwa Imana ubwayo. Kubera iki? Ubuzima bwayo ibamo ntabwo ari bwo buzima tubamo, nibwo bw'ubu buzima bwa Zoe kind of life. Kimwe mu bintu bimbabaza ni ukuntu amatorero na bamwe mu bakozi b'Imana batinda kwigisha ubuzima psyche, ubuzima busanzwe bw'abantu, imibanire yabo, bagatinda mu kwigisha ubuzima bios, ubuzima the manner of life. Hariho n'abakozi b'Imana benshi bandika ibitabo ku mirire, bagakomeza kuganiriza ubuzima confused behavior, bagerageza guhindura abantu. Abakozi b'Imana bamwe bagahinduka aba psychologue, bagahinduka aba motivational speaker, abigisha bagakangura amarangamutima y'abantu, bakayashyushya kugira ngo babwire ngo urabishoboye, yagera muhira bikamunanira. Bagahinduka abantu b'abahanga, baba marketplace expert, uburyo mu kazi witwara, uko ubigenza niba ushaka kubona promotion. Bakibagirwa umurimo w'Imana, kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo ari ukuvuga ngo ahubwo abeho nk'uko aba psychologue bifuza, abeho nk'uko aba motivational speaker bakomeza kugusunika, abeho wenda ari umu leadership expert, abeho nk'umu marketplace expert, ahubwo ahinduke, ahabwe ubugingo buhoraho. Manishimwe, nibutse inkuru y'umugabo umwe witwa David Yongico, umukozi w'Imana mu gihugu cya Korea, ngo agifite itorero rito, ngo umunsi umwe ngo higeze kuza umugabo yarazi, wari umudoktori muri filozofi, menya yari afite nka doctor 2-3 w'umuhanga ndetse cyane. Aza mu rusengero, none aje mu rusengero, reba umupastori muto ufite imyaka mike, ugishaka abakristo, ugifite inyota yo kugira ngo abone abakristo benshi. Aravuga ngo uyu mugabo mu kibwirizwa ngiye kwigisha ngomba kumwemeza kugira ngo azagaruke yumve. Arabwiriza, arangije akajya akoresha amaterme ya filozofi, akajya akoresha l'être et le non-être, l'existence et le non-existence. Aravuga ngo Aristote yaravuze. Noneho aravuze avuga abafilozofe, ngo arangije asohotse, amateraniro arangiye, ahagarara ku muryango aramutsa abantu. Harangije ahobera n'uwo mudoktori, aramubaza ngo Dr. bite, n'ubwa mbere nkubonye hano mu materaniro, none mbwira byagenze gute, wafashijwe cyangwa ntiwafashijwe? Umudoktori ngo agira umutwe gutya, azunguza umutwe, arangije aramubwira ngo umva nkubwire wa musore we, ibintu wavuze muri filozofi ni filozofi elementaire, ni ibintu bya mbere by'ibanze nizeho muri filozofi elementaire. Uramutse ushatse kuvuga filozofi ntabwo giye wayimbwira, ahubwo wumve nkubwire, wayigishwa n'uwayigishijwe n'uwo nigishije. Umugabo ngo ayoberwa ibibaye, arangije aramubwira ati reka nkugire inama, mu ijambo ry'Imana harimo ubuzima buruta filozofi. Uhereye none ntuzigere wongera kwigisha ushaka kwimpressiona abantu, ahubwo uzigishe ushaka ko babona ubuzima buri mu ijambo ry'Imana. Mwibaze umufilozofe ariho arigisha David Yongico, aramubwira ngo iyo mba filozofi hari icyo yamariye, ntabwo mba naje mu materaniro, ahubwo naje mu materaniro kugira ngo mbone ubuzima buri mu ijambo ry'Imana. Nicyo kibabaje, abera b'Imana turiho turava mu byizerwa, kandi ab'iy'isi bashaka ubuzima buboneka mu Mana. Iki nicyo gihe, uyu mwanya dukeneye kubaho ubuzima
bw'ubumana, the Zoe kind of life. Reka mbabwire, bigenda gute iyo umuntu yabonye ubuzima bw'ubumana ku rugero rwuzuye, ku rugero rucugushije, ku rugero ruhagije? Ubuzima bw'ubumana butuma amasezerano yose ndetse n'iby'Imana ishaka ku buzima bwawe, requirement cyangwa iby'Imana ikwifuzaho mu buzima, ubisohoza. Iyo bwuzuye mu buzima bwawe, ubuzima bwawe butangira kugaragaza imbuto z'amasezerano yose y'Imana, n'imbuto z'iby'Imana ishaka ku buzima bwawe. Duhinduka abatsinzi mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Bitekereze, ubaho ubuzima butajya bugira depression, ubaho ubuzima butajya bugira amarangamutima ahungabanye, ubaho ubuzima butajya bugira ubwoba bw'ubuzima, ubaho ubuzima butajya bugira imibereho ipfuye icishijwe bugufi ngo wumve uyobewe uko uzabigenza. Iyo ubuzima bw'Imana bwuzuye muri twe, mu bitekereze, Imana igitondo kimwe ibyutse yadepremye, yagize depression, ifite guhungabana, ifite ubwoba bw'ubuzima, muzi cyaba isi yose yahita irangira. Muzi impamvu? Nuko ibiriho byose ku isi bifashwe mu kuboko kw'Imana. Imibumbe y'isanzure ry'isi, gukomera kw'ibiri ku isi byose, rukuruzi ifashe ubutaka kugira ngo tudasimbuka tugahita tuburira mu isanzure, byose bigengwa no gukomera kw'Imana. Mu bitekereze, yabyutse ifite guhungabana mu mutima. Ubwo buzima sinifuza no kububona, ntabwo bwabaho ubwabyo. Mu bitekereze, ifite ubwoba bw'ubuzima, ntabwo nifuza kubibamo, kandi ubwayo igushiriza imvura abeza n'ababi, byose byashiraho. Imana ishimwe ko itameze gutyo. Niyo mpamvu iyo ubwo buzima bwuzuye mu mwuka wacu, mu bugingo, mu mubiri, bituma duhinduka abatsinzi muri ibyo bice uko ari bitatu by'ubuzima bwacu. Icya gatatu, ubwo buzima buhindura ubuzima bwacu gusa na Kristo, tuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza. Uko turushaho kwakira ubwo buzima, dusa na Kristo, tuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza. Ubwo buzima niryo pfundo, ni nayo source y'ubuntu bwose Imana ibasha kuduha mu buzima. Ubwo buzima niryo pfundo ry'ubwenge. Reka mbuvuge gutya, mu Byahishuwe 5:12 no mu Byahishuwe 7:12, Bibiliya iravuga ngo icyubahiro, gukomera, ubutware, ubwenge, imbaraga, umugisha, ibintu byose uko ari 7 ni ibyawe nk'uko bayiramyaga. Bavuga nature, kamere y'ubumana mu bice 7. Imana ifite ubwenge bwose, Imana ifite imbaraga zose, Imana ifite gukomera kose, Imana ifite umugisha wose, Imana ifite ubutware, Imana ifite icyubahiro, Imana ifite ibyo byose. Nibyo bavuga ngo ibyo nibyo bigize ubumana. Naho nkubwira ikintu, Bibiliya iravuga ngo icyakora abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo yababyaye kubw'amaraso, ntabwo yababyaye kubw'umubiri, niko Bibiliya ivuga, ahubwo yababyaye ubwayo irabibyarira kugira ngo bahabwe ubuzima nk'ubw'ubumana. Reka munongereho iki kintu, nuko abana b'abantu bamaze gucumura, babeshwe na Satani ngo barekure ubuzima bari barimo muri Eden. Nkunda uburyo Imana iyo idasanzwe yatekereje umugambi wayo wo gucungura abantu. Yaravuze, ntabwo nzongera kubaha ubuzima bw'abantu, ahubwo nzabihereza, ntanga umwana wanjye apfe kubw'ibyaha byabo, nibarangiza abamwizera bose bahabwa ubuzima nk'ubw'umwana wanjye, bahabwa ubuzima nk'ubuzima tubamo. Gahunda y'Imana mu gucungura umwana w'umuntu ni ukuguha enough of Zoe
to fill you with enough of Zoe, ni ukukuzuza ubugingo, ubuzima buhoraho bwinshi Imana urwego rw'ubuzima Imana y'ubwabo ibamo, kugira ngo yonyine mu mutima wawe ihinduke ubuzima bwawe, amahoro yawe, gukiranuka kwawe, imbaraga zawe, ubuzima bwawe n'ubushobozi bwawe. Yonyine yaraje iravuga ngo ndimutse ku ntebe yanjye, nje gutura mu mutima wawe, nje kuba mu buzima bwawe, mu mwuka wawe. Ubwo nibwo buzima buhoraho, nibwo bugingo buhoraho. Ushobora kumbaza uti Flori, none se niba ubwo buzima ari bwo nakiriye muri Kristo Yesu, kuki butimanifesta mu buzima busanzwe bwanjye bwa buri munsi? Kuki icyo nkozeho kidakira? Kuki uwo nkozeho urwaye adakira? Kuki ijambo ndemye natuye ridahindura ubuzima? Kubera iki hari abo mbona batura ijambo rigahindura ubuzima, abadayimoni bakabahunga, indwara zigakira, ariko jyewe akaba atari bwo buzima ntanga mbamo? Niryo jambo, nicyo gisubizo Pawulo yatanze mu Baroma igice cya 12. Aravuga ngo ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana. Imbabazi yari yavuze kuva mu Baroma igice cya 1 kugeza mu cya 11, avuga gucungurwa n'ibyo twaronkeye muri Kristo Yesu, ko twabambanywe na Kristo ariko turiho, atari twe turiho, ari Kristo muri twe. Kubwo Kristo ari muri twe, niyo mpamvu ubwo Kristo ari muri twe abasha gukora ibiruta ibyo Kristo yakoze akiri mu isi. Niyo mpamvu Kristo abasha gukora ibirenze ibyo twabasha natwe ubwacu kwibwira. Haleluya. Ariko ngo ndiho, si Kristo muri jye, ni Kristo, si we, ntabwo ari jye uriho, ni Kristo muri jye. Kuki ni gute nabaho ubuzima ubwo Kristo ari muri jye, akora nk'ibyo Kristo yakoze akiri mu isi? Haleluya. Aravuga ngo rero ndabinginze kubw'izo mbabazi Kristo muri twebwe, kubw'ubwo buntu gucungurwa, kubw'izo mbabazi, ubwo buzima twahawe muri Kristo Yesu. Izo mbabazi zose yabibumbiye mu ijambo kubw'imbabazi z'Imana. Yabuze icyo avuga, aravuga ati mbitondagure, avuga kubw'imbabazi z'Imana zose twabonye, tugahabwa ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Mutambe imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwe. Icyambere ni gute Zoe yahinduka ubuzima bwacu igahesha umugisha n'abaturi iruhande? Icyambere ni ugutamba imibiri yacu nk'ibitambo bizima byera bishimwa, twiyiriza ubusa dusenga. Ni ugutamba imibiri yacu twiyiriza ubusa dusenga. Dore uko Pawulo yabivuze mu Bikorinto wa mbere igice cya 9:27. Ahubwo mbabaza umubiri wanjye, nywukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Mwihangane mbisome mu Cyongereza muze kumva niba hari ikintu kimwe muze gukuramo. But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Ndashaka kugira ngo numve. But I discipline, abanje kuvuga jewe, I akoresheje ijambo jewe. Ijambo I bayikoresha jewe ntanzu, ndadisciplina, ntanzu umubiri, mbabaza umubiri wanjye, cyangwa mushyira kuri discipline. And bring it, akoresheje umubiri wanjye, and bring it, umubiri, I will say it. Ntabwo yarakwiriye kuvuga it, iyo umubiri uba ari ubuzima bw'umuntu yagakwiriye kuvuga ngo and bring he or she. Uyu mubiri wanjye mugize. Ubundi dufate iyo uvuze he ni umuntu, she ni umuntu, it ni ikintu. Aravuze ngo jewe nk'umuntu nzana iki kibiri cyanjye, hanyuma kubera ko ari ikintu atari umuntu, mwumve, narangiza nkakibabaza nkagishyira muri discipline. Niryo banga rya Pawulo,
kugira ngo ubwe ataboneka atemewe, ataboneka atabaho ubuzima bwa zowe mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Oh haleluya. Dore icyo nasobanukiwe muri iri jambo nuko ntabwo jyewe ndi umubiri, ntabwo wowe uri umubiri, ntabwo umuvandimwe uriho uradukamera aka kanya Christelle ari umubiri, nta n'umwe, wowe nturi umubiri. Niba warakiriye Yesu umwami n'umukiza, ngiye kukubwiza ukuri, uri umwuka utuye mu mubiri. Umubiri wawe ni ingoro gusa, ariko uri umwuka utuye mu mubiri. Wowe nyawo ni umwuka. Mu yandi magambo, ndi umwuka ntuye mu mubiri. I am a spirit. I express myself through the soul and the body. Ubuzima bwawe nyabwo buri mu mwuka. Wakira zowe, wakira ubuzima bw'Imana, wabwakiriye indani mu mwuka wawe. Now, niki gikorwa kugira ngo umubiri wawe, umwuka wawe cyangwa zowe, ubuzima bw'Imana busohoke? N'Abaroma 12, gutamba umubiri wawe, kuwuzana ukawutamba imbere y'Imana. Ni gute tuwutamba? Kubwo kwiyiriza ubusa. Kubera iki? Icyo gihe ububwira umubiri wanjye wawe uti, ceceka wa mubiri we, umva icyo umwuka avuga. Ceceka wa mubiri we, umva icyo umwuka avuga. Umugabo w'Imana witwa Libweno yaravuze ngo, ce n'est pas parce que Dieu parle si fort lorsque nous jeûnons, mais nous l'entendons mieux. Ntabwo Imana ivuga iyo twiyirize, ntabwo ivuga cyane iranguruye iyo twiyirije, ahubwo tuyumva kurusha. Muzi impamvu? Amatwi ya kamere, amatwi y'umubiri, amatwi yumvise amajwi apfuye, aba yacecetse mu gihe cyo kwiyiriza kugira ngo twumve icyo Uwiteka avuga mu bihe nk'ibi ngibi. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kubw'umwana w'Imana twiyiriza. Iyo twiyirije ubusa, nkunda abarokore iyo biyirije ubusa, nkunda abarokore iyo biyirije ubusa, kuko umubiri uwukoresha iby'uburetwa. Sinzi niba mwari mwumva uburyo iyo umaze iminsi tuyirije ubusa, warangiza ukiyiriza ubusa, uburyo bisa nkaho wagira ngo umwuka wawe urafungutse, uburyo bisa nkaho umwuka wawe usa nkaho ubohotse, ukangukiye kumva icyo ijuru rivuga, umutima wawe ukumva uranezerewe, bya byiringiro wari warabuze ukumva biragarutse, umunezero ukagwira muri wowe, amahoro akaza muri wowe. Muzi impamvu? Nuko uba ucecekesheje umubiri wawe, uba ucecekesheje esitoma yawe, ukavuga ngo mwami, ntegereje kumva kwawe. Icyantangaje ni uko iteka ryose iyo ndushije kwiyiriza ubusa, iyo ndiho ndiyiriza ubusa, Imana impishurira Kristo. Iyo ndi mu bihe byiriza ubusa, mpishurirwa Kristo kurushaho. Naba ndi mu bihe byo kwiyiriza cyangwa nyuma yaho, bisa nkaho biba bimeze nkaho radiyo yari iri muri short wave, noneho nkahindura urushinge nkashyira muri FM, noneho nkashyira mu murongo nyawo, nkahita numva ikijwi ry'Imana rivuga, umurongo w'Imana nkatangira kuwumva. Nicyo kwiyiriza ubusa bimara. Imibiri yacu ibicishijwe bugufi, itegereje kumva icyo Imana ivuga. Bibiliya iravuga ngo umwuka niwe utanga ubugingo. Aha, umubiri ntacyo umaze, umwuka niwe utanga ubugingo. Ibintu byose umuvugabutumwa ubwirije avugiye muri kamere, uramwumva kuko nta buzima wumva muri we, ariko umuvugabutumwa uvugiye mu mwuka, uwo mwuka uzana ubuzima. Niyo mpamvu uwari warananiwe kurekura kamere imwe yumva ijambo rigahindura ubuzima, kuko iryo ntabwo ryavuye mu bapsikologe, iryo ntabwo byavuye mu basosiyologe cyangwa mu bateolojiye ubwabo. Iryo jambo ntabwo ari uburyoza bw'abantu. Pawulo abivuga neza, aravuga ngo ubwo nazaga nagambiriye kutababwira uburyoza bw'abantu ngo nkoreshe ubwenge bw'abantu, ahubwo naje mfite ibigaragaza umwuka n'imbaraga. Ibyo biza iyo umwuka wawe wabaye libere, warekuye, ugatsinda kamere, ugatsinda ubugingo, ugatsinda umwuka wawe, ugatsinda n'umubiri wawe. Imana ishimwe. Icya kabiri, dutamba imibiri yacu
nk'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Iyo dupfuye ku bwa kamere tukabaho kubw'umwuka ndetse tukayoborwa n'umwuka. Haleluya. Mu Galatiya igice cya 5:16 Bibiliya iravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo muzakora ibyo kamere irarikira, nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Mu yandi magambo reka nsome se nkumanuka gato kugeza kuri 18 ngo kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Hari ubuzima bubiri, hari ubuzima bw'umwuka, hari ubuzima bwa kamere. Ubuzima bwa kamere butwarwa n'amategeko, kuko amategeko arakubwira ngo kora iki n'iki n'iki. Hari abafite imbaraga za kamere z'ubuzima zirenze iz'abandi, aho ashobora kuvuga ngo ndetse kunywa itabi nkarireka, ndetse urugero ruto ngiye gutangira gukora siporo akamara umwaka ayikora, ngiye gukora iki n'iki, ngiye kuva muri ibi n'ibi, kubera imbaraga za will power, imbaraga z'ubushake bw'ibitekerezo byawe akaba yabishobora. Hari abantu bameze gutyo, bisunika bagasunika ubuzima bwabo bakabukoresha imbaraga, bakabukoresha iby'ubutwari. Ngiye kubabwira ikintu kimwe, hari aho will power, urugero rwa will power ruhita rurangirira. Muza hariho ngiye kuhababwira nuko umuntu ubwaho ajya yinesha. Abantu bari discipline kurusha abandi nshobora kwemera, wenda n'abantu bo mu bwoko butatu. Cyambere nemera ko bari discipline n'abasirikare kubera uburyo batojwe, ubuzima babayemo n'amategeko bagenderamo. Ariko biratangaje kumva umusirikare wabayeho ubuzima bwe bwose mu gisirikare, cyangwa uhora muri entraînement, muri mucaka ukumva ngo yibye, ukumva ngo urugero ruto yafashe ku ngufu umwana w'umukobwa, ukumva ngo yakoze ikosa. Ni ukuvuga ngo ya discipline mu rwego rwo hejuru yigishijwe, akazamura will power n'imbaraga zo kwifata, bijya bigeraho bikamunanira, nawe agakoreshwa na kamere. Yego, abandi reka tuvuge n'aba Buddhist, ababaho mu buzima bwa meditation ihoraho, bakabaho ubuzima bwa meditation ihoraho, abataoist, aba Buddhist, aba monk, abantu bagenda bakabaho muri discipline ihoraho. Mbese mwigeze gukurikira amakuru ngo mwumve umubare w'abantu nk'abo bagira gutya discipline ikabananira? Kubera iki? Ntabwo kamere yashoboka, ntabwo ubwawe washobora kwifata. Bijya bigeraho ukirekura. Igisubizo ni iki Imana yatanze mu ijambo ryayo: muyoborwe n'umwuka, nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko muri kamere yawe ugerageza gukurikiza amategeko ukavunika. Nkunda umugabo witwa Mukristo muri Bibiliya, mu gitabo cy'umugenzi, ngo ari mu rugendo, ngo yari ari mu nzira, ngo ariho aragenda, ngo ageze ngo ahantu, ngo ahura ngo n'umuntu ngo witwa mwikirisha amategeko na ngeso nziza. Baramubwira ngo rero inzira uriho urajyamo, Mana, n'abantu benshi bayipfiriyemo, bavunikiyemo, bahwereye, ntabwo uzayishobora. Irimo isayo gahinda gasaze, irimo ibi n'ibi n'ibiti, rero wowe ntabyo uzashobora. Tukugira inama, dufite indi nzira ya veritable, ya vrai. Uyiciyemo iyi ngiyi ugira amahoro, uranezerwa. Iyihe nzira? Y'amategeko, gukurikiza amategeko. Ubwo urumva ayo mazina ubwayo, mwikirisha amategeko na ngeso nziza. Umwe ayoborwa n'ingeso ze nziza. Hari abantu baba bararezwe neza bafite ingeso nziza, ariko abo ngabo nabo kamere igibatsinda. Hari n'abandi
baba baragerageza gukurikiza amategeko bikabananira. Barangije ngo mukristo ngo ariho aragenda muri iyo nzira, ngo yaragiye ngo ageze imbere ngo abura aho aca, agahanda rigatoya, agahanda kagoranye, agahanda kananiranye, ndetse bimuyobeye uburyo abigenza. Noneho ngo yenda guhwera ngo abona amabuye asa nk'ayagiye kumugwaho, ngo mubwiriza butumwa ahita abigenza ubundi buntu, ngo aramusanga aramubwira ngo ibyo ni ibiki, ni wamufasha akaboko akamugarura akamusubiza mu nzira. Iyihe? Iyo kuyoborwa n'umwuka. Uyoborwa n'umwuka iyo wumvira ryajwi rikubwira ngo reka tubigenze gutya, hanyuma ukaribwira uti mwami jye simbishoboye kubw'amategeko, kubwa kamere simbishoboye, mpimbaraga zibishobora. Bibiliya iravuga ngo nzabakuramo umutima ukomeye nk'amabuye, mbashiremo umutima woroshye nk'inyama. Uhe mutima wumvira umwuka w'Imana. Nubona requirement, itegeko cyangwa ibwirizwa ugomba gukurikiza, nuribona mu ijambo ry'Imana, ikintu cya mbere uzajya ubwira umwuka, ujye ubwira uti mwuka wera kora umurimo muri jye, ngwiri ijambo atari uko nabyiteye nashyize imbaraga mu kurikora, ahubwo ngendere mu mategeko kubw'umwuka wera. Niko Bibiliya ivuga muri Ezekiel 36:26, ntume mugendera mu mategeko yanjye. Ntabwo Imana izadukubita ngo tujye mu mategeko, ahubwo nzabasukamo umwuka wanjye. Umwuka atuma tuyoborwa, tugendera, dusohoza amategeko. Hanyuma ukazisanga igitondo kimwe ibyakuneshaga byose nta na kimwe gisigaye, ahubwo ubuzima bw'ubumana bwarasohotse muri wowe, utangiye guhesha ubugisha abera bose. Haleluya! Iri ni ryo jambo Imana yari yashyize ku mutima. Mbabwiza ukuri, nongeyeho irindi naba ndiho ndabeshya. Uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ibahesha umugisha kubwira ijambo. Ngiye kugusaba uyu mwanya dusengane, dufate uyu mwanya twegera intebe y'ubuntu tudatinya, tuyibwire tuti mwami ntabwo dushoboye gukurikiza amategeko, byaratunaniye kuyoborwa na kamere. Ikindi, habe n'umubiri wacu kuwukoresha iby'uburetwa bijya bitugora. Duha ubuntu butubashisha gufata mpiri imibiri yacu, gufata mpiri kamere yacu, tukabizanira umwuka utanga ubugingo, akaduha kuyoborwa nawo. Mana ishimwe. Reka dusenge. Mwuka wera w'Imana, tablino soven kakarebasu shaketel aldeme sonda likrade zokatano. Turaguhamagaye. Ndaguhamagaye kubw'umuntu wese mwami uzashyira mu mutima wo kumvira ijambo ry'Imana, ngo ubugingo bwe buhindurwe nawe, umwuka we uhindurwe nawe, umubiri we uhindurwe nawe. Uhereye none umwuka abona ubuturo mu mubiri, abona ubuturo mu bugingo. Umwuka ahindura imibereho yacu twabayemo ipfuye. Ubuzima bw'ubumana bukore muri buri gice cy'ubuzima bwe. Unesheshe kamere umwuka wera, neshesha kamere yacu umwuka wawe. Uduhe kubaho kubw'umwuka, atari kubwa kamere, atari kubw'umubiri. Ubuzima bwawe buhindura imibereho yacu, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.